Mwaramutse neza Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro, tubyutse amahoro, tugihumeka biracyashoboka, umwami ahimbazwe. Reka turirimbire Imana, ihumure ry'uyu munsi turyakire, twumve imbaraga, twumve umunezero. Hanyuma kandi twakire ubuntu bw'umunsi, tunezerererwe Imana, dushyire Yesu hejuru. Reka turirimbe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya, ariko mbonye izo turi kumwe numva nuzuye imbaraga. Ariko mbonye izo turi kumwe numva nuzuye imbaraga. Ariko mbonye izo turi kumwe nuzuye imbaraga. Haleluya. Iyo shalomo y'iki gitondo, mwaramutse y'iki gitondo, ni ngo hari ingabo ziturwanirira, hari ingabo Imana ishyiraho ukwezi gutangiye, hari ingabo Imana ishyiraho umunsi utangiye zo kuturwanirira. Ubwoba ohereza ingabo zihise kuturwanirira, turanesheje. Ijambo ry'ihumure ribaze ryuzuye mu mitima, ubwirwa yuzuye, ibwo ari Yesu turi turanesheje. We kugira ubwoba iki gitondo, komera, reza ingabo. Amena, 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 amena. Shimwa Mana, wowe uduha ingabo ziturwanirira, reza ingabo. Zisize kuturwanirira, turanesheje. Ijambo ry'ihumure ryakwizuza mu mitima, yuzuye amahoro yuzuye, intwari Yesu turi kumwe turanesheje. Yesu turi kumwe turanesheje. Haleluya. Intwari Yesu turi kumwe uyu munsi, turi kumwe mu rugendo rw'agakiza, turi kumwe mu bajya mu ijuru, turi kumwe mu bakunda Imana. Abakunda Imana bakunda Yesu, bagendana na Yesu, bakorana na Yesu, bavugana na Yesu. Turi kumwe iki gitondo. Shalomo y'uyu munsi ni ngo hari ingabo ziturwanirira, hari ingabo ku kwezi zashyizweho zo kuturwanirira, hari ingabo uyu munsi zamanuwe zo kuturwanirira. Nta bwoba, ushobora kubyuka ugasanga reka da, hari ibitero, hari byinshi, ariko hari ingabo nanone zamanutse zo kuturwanirira. Hari ingabo Imana ishyira mu buzima bwacu, hari abamarayika badukorera. Haleluya. Yesu ashimwe. Mana, turagushimiye igitondo cyiza uduhaye, turagushimiye ubuntu, turagushimiye ko wamanuye ingabo uko biri kose kuturwanirira. Mu isi y'umwuka urarwana ugatsinda, ukadutsindishiriza, no mu isi y'ibifatika ukarwana ugatsinda, ukadutsindishiriza. Tugushimiye uyu munsi, turacyari mu ntangiriro z'ukwezi. Hari ingabo wamanuye ku kwezi, wamanuriye buri wese, wamanuriye ubuzima bwacu, abizera, abakwemera, abagukunda, abagushaka. Mwami, uturindana n'ibyacu n'abacu, ijoro ryose waturinze. Hari ingabo wamanuye nijoro dusinziriye, hari ingabo wamanuye ku mazu yacu aho twari turi, aho wese yaraye. Mwami, uraturinda, uratugota, turagushimiye. Ibyo byose ni wowe ubikora, ni wowe ubishyiraho, ni ubuntu kandi biduha ku buntu, ku buntu bwawe. Mwami, ushimwe Yesu, ndagusingiza, ni wowe Mana, ndagushyira hejuru, urakwiriye, urakomeye, icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe. Ndagushima Yesu.
haleluya haleluya. Wakoze kubw'ubuntu bw'umunsi kongera kudukangura, kudusubizamo umwuka tukaba duhumeka. Ibyo byose ni wowe ubiduha, shimwa papa. Haleluya haleluya, amen. Reka dusome Yesaya 40 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ijwi ry'urangurura. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho kuhababariwe, n'ibyaha byaho byose ko habihariwe kabiri n'Uwiteka. Amen. Imana ishimwe. Ngiryo ijambo ry'uyu munsi. Nimuhumurize abantu banjye. Wakira ihumure. Uku kwezi Imana izanye ihumure, uyu munsi Imana izanye ihumure. Humura niko Uwiteka avuze. Humura, akira ihumure. Umutima wawe wubwire ngo humura, Uwiteka ari kumwe nanjye, uku kwezi azabana nanjye. Umutima wawe wubwire ngo humura, Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, ninde uzampinza umushyitsi. Umutima wawe wubwire ngo humura, ahangaha n'ahataraye yatabaye mu kwezi gushize n'ubundi abana nanjye. Umutima wawe wubwire ngo humura, iya yindi twagendanye y'Imana, wibuke imirimo Imana yigeze gukora, n'ubundi iracyavuga ngo humura. Ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Akira ihumure rero, ndaguhumurije, niko Uwiteka avuze. Umuvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu. Komera 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 komera. Natwe bacungujwe n'amaraso ya Yesu Kristo dukomere. Komera, humura, mukomere, muhabwire ko intambara zaho zishize. Ni Imana imaraho intambara. Imana ijya inyuranye ibihe. Humura, ya yindi yahabaye mu kwezi gushize iracyari no muri uku kwezi. Ibyo uri gucamo byose ni ibyago. Humura, ni Imana ijya ihindura umuborogo imbyino. Ni Imana ijya yitamurura hahandi bidashoboka bigashoboka, hahandi hari amarira igahinduramo igashyiramo ibyishimo. Bya bindi tubona ko bidakunda Uwiteka agatuma bikunda, kuko n'Uwiteka ushobora ibintu byose. Ngo muhabwire ngo intambara zaho, humura, izo ntambara zizarangira. Humura, bizarangira, bizakemuka. Uwiteka ajya yimura imisozi atayibajije, kandi muri ko gukiranirwa kwaho kuhababariwe. Imana ikubabariye ibyaha, Imana imbabariye ibyaha, Imana ihanaguye ibicumuro byanjye. Niki itankorera, niki itadukorera? Ngo n'ibyaha byaho byose ko habihariwe kabiri. Haleluya. Ngiryo ihumure, wakire kubabarirwa. Ngiryo ihumure ry'umunsi, wakire guharirwa ibyaha kabiri n'Uwiteka. Harimo ubuntu nta kiguzi. Ni icyo cyari kikuruhisha. Uwiteka yamanuye imbabazi. Uremera kwihana, uremera guca bugufi, ukabwira umwami Yesu uti Yesu ndi hano, umutima wanjye uruhijwe n'iyi ngeso, umutima wanjye uruhijwe n'iki cyaha, mpangayikishijwe n'iki kintu ngisengeye igihe cyanze kumvaho, ndacyagira amahane kandi nkijijwe, ntivugisha ukuri kandi imeze gutya, ariko numva bimbabaje Yesu, bimbabarire, binkureho. Ni Imana yamanukanye imbabazi. Icyandiko Satani n'abadayimoni bazereranaga n'amaraso ya Yesu agihanagura. Mu kubabarirwa amaraso ya Yesu araza agahanagura. Mu guharirwa amaraso ya Yesu araza akabivanaho. Turashimira Uwiteka Imana yacu, Data wa twese wo mu ijuru, El Shaddai, waduhaye Yesu kubw'ubuntu n'imbabazi, atugirira umunsi ukira. Ni neza ye, ni imbabazi ze, turamushima. Haleluya 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 haleluya. Shira ubwoba, humura. Ituzaniye imbabazi irakora n'ibindi. Ituzaniye imbabazi ni karuhura. Ituzaniye imbabazi ni umubyeyi. Ituzaniye imbabazi iraturengera. Ituzaniye imbabazi iratugirira neza. Ituzaniye imbabazi iragendana natwe ku kwezi. Ituzaniye imbabazi uyu munsi irakora n'ibyo tutasabye. Ituzaniye imbabazi nta na kimwe itaduha. Ituzaniye imbabazi
ikaduharira kabiri, igakuraho inzandiko zaturegaga. Mu kwihana biracyashoboka, mu kubabarirwa biracyashoboka. Humura, humura, akira ihumure ry'igitondo, akira guhumurizwa n'Imana, akira gukomezwa n'Imana. Icy'ingenzi ni ukwihana, mu mbabazi biracyashoboka. Yesu ndagushimiye, ugize neza mwami, kongera kuduhumuriza. Imitima yacu aho yari ihungabanye, imitima yacu aho twari tugize ubwoba. Hari ibyo tubona, hari n'ibyo tubyuka bidahari tugasanga haje akaga, haje amakuba, ariko wowe uri Imana uri hejuru y'ibyo byose. Turagushimiye ko uduhumurije, turagushimiye wowe ubwawe ko wimanukiye ukavugana n'imitima yacu, ukavugana n'ubugingo bwacu, ukavugana n'amaboko yacu, ukavugana n'ibyacu byose, n'ibigize ingingo zacu n'umwuka wacu, ukaduhumuriza aho twari duhungabanye, ukaduhumuriza mu bitarakoreka, ukaduhumuriza mu masezerano, ukaduhumuriza mwami. Mwami, muri iri jambo shimwa ko imitima yacu yahaye kongera guturiza muri wowe, guturiza mu mbabazi zawe, guturiza mu kubabarirwa, guturiza mu kumaraho intambara zari zitwugarije. Turagushimiye kuri Imana inyuranye ibihe by'intambara ujya ubinyuranya ukabikura, ukazana ibihe by'amahoro, ukazana ibihe by'ubutabazi, ukazana ibihe byo kurengerwa, ukazana ibihe byo kwibukwa, ukazana ibihe byo gukora kwawe, ukazana ibihe byiza. Haleluya, ukazana ibihe byo kongera kunezerwa no guseka. Ndabyibuka Abisirayeli bigeze kugera igihe bamanika inanga, baravuga ngo twacuranga gute turi mu mahanga, bacanga gute bari mu bibazo, bari mu ntambara, bari mu kugeragezwa, ariko uritamurura batabara. Uri Imana. Byageze aho bamanika inanga kubera kunanirwa, kubera akababaro. Aho niho abantu bari mwami, ariko uri Imana imaraho intambara, uri Imana imaraho ubutayu, uri Imana imaraho amarira, uri Imana imaraho ibyorezo, uri Imana ijya yitamurura, uri Imana ikiza. Turagushimiye Mana, buri ntambara yose yari mu buzima bwacu uyimareho mwami. Haleluya, uzimareho mwami, uzikureho mwami, udutsindishirize mwami, utuneshereze iki gitondo, kuri uyu munsi utuneshereze, muri uku kwezi utuneshereze, muri uku kwezi utugirire neza, muri uku kwezi utwibuke n'ibyacu n'abacu, muri uku kwezi ibyaturwanyaga, ibyahagurutsaga intambara mu buzima bwacu, aho intambara zacaga hose zirangire, intambara zacaga mu bantu, intambara zacaga mu mwuka, intambara zacaga mu kazi kacu, intambara zacaga aho dusengera, intambara zacaga muri kora, aho turi hose mwami, izo ntambara uzirangize mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, turagushimiye ko ari wowe wimura ibihe, ari wowe wimura imisozi, ari wowe wiwubika, ari wowe ugira neza. Turagushimiye kumazeho intambara. Ndasengera abantu bose bari guca mu bihe byo kugeragezwa, mu bihe by'intambara, mu bihe batabona aho icyo bari bukore, mu bihe batazi uko bari bubigenze mwami. Iki kiba igihe cyiza cyo kubona ukuboko kwawe, iki kiba igihe cyiza cyo gusubizwa nawe, iki kiba igihe cyiza cyo kugarukwaho nawe Mana. Haleluya, ndi umugabo wo kubihamya, uri Imana imaraho intambara, ndi umugabo wo kubihamya, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Urakoze mwami. Imbabazi zawe zomatane n'amazina yacu uyu munsi, imbabazi zawe zomatane n'uku kwezi, buri tariki y'uku kwezi igihe imbabazi zawe, igihe kumaraho intambara mu izina rya Yesu. Ibyaturwanyaga, abaturwanyaga, ibyo byose birangire. Tuba amahoro kuko turabo kuba amahoro. Yesu yarapfuye, yarazutse, azuka atanga amahoro, azuka atuzaniye amahoro, azuka avuga ngo amahoro abe muri twe. Uza amahoro mu mitima yacu, uza amahoro mu bugingo bwacu, uza amahoro aho turi hose. Uyu munsi tugendere mu mahoro yawe kuko umazeho intambara, kuko tubabariwe, kuko duhariwe. Urakoze Yesu, amen. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikoro. Shalom shalom. Ntuke gukora subscribe na share. Bye.